Nyagasani Yezu nabane namwe. Kristo Yezu akozwe. Nongeye kubakira kuri televiziyo Kiliziya imwe. Tukaba tugarutse mu kiganiro cyacu mukunda tumenye kandi twigire ku mateka y'abatagatifu. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe amateka ya Mutagatifu Viviana cyangwa se Bibiana. Mutagatifu Viviana cyangwa Bibiana yabayeho mu mwaka wa 363 nyuma ya Yezu. Bibiana yavutse ku babyeyi b'abakristo beza, bakaba bari batuye i Roma. Kuba bari abakristo bahamije ukwemera byatumye abanzi ba Kiliziya babagirira urwango rukabije. Se Flavian yari umuyobozi, yari prefe i Roma. Niwe babanje gufata bamwandikisha icyuma gishyushye ku gahanga, hanyuma bamwirukana mu mujyi, bamujyana mu mujyi wa Toskani, ari naho yapfiriye. Icyo gihe hakaba hari ku ngoma y'umwami Yuliyani wari umuhakanyi. Nyuma yaho uwo mwami wari warahakanye Imana ariwe Julien L'Apostat yakomeje kugirira inzika abasigaye bo muri uwo muryango. Yafashe Dafroza nyina wa Bibiana na Bibiana n'umuvandimwe we Demetria, abafungira mu nzu ngo bazicwe n'inzara. Icyo gihano abonye ko kiri gutinda, uwo mugore wa Flavian witwaga Dafroza ari nawe nyina w'abo bakobwa, baramufashe bamuca umutwe. Hasigara abo babikira babiri, Bibiana na murumuna we Demetria. Icyakurikiyeho ni uko Yuliyani yafashe imitungo yose y'uwo muryango akayigira iye, kandi agakomeza kubatoteza. Nubwo yabambuye byose kugira ngo bapfe, mu minsi yakurikiyeho barabafashe babajyana mu bucamanza, nuko bagera imbere y'ubucamanza bafite imbaraga, bameze neza, ndetse bafite n'ubwiza kurusha uko bari basanzwe. Umucamanza yarababwiye ati nimutinye urupfu ruteye ubwoba kandi ruteye isoni rubategereje. Nuko baramusubiza bati iby'isi ntibishobora kudukurura. Icyo twifuza ni ukwibanira na Yezu Kristo. Niyo twakicwa nabi inshuro 1000, ntitwatatira isezerano twagiranye na Yezu Kristo. Bamaze kuvuga ibyo, Demetria yikubita imbere y'umuvandimwe we arapfa. Birashoboka ko Imana yagiriye ko yari akiri muto, ikamurinda ubugome bari bagamije kumugirira. Bafashe Bibiana bamujyana ku mugore w'ingeso mbi ngo agerageze kumutesha ubukristo. Uwo mugore yabanje kumufata neza, asa n'uwigira inshuti ya Bibiana, ariko ntibyatinze. Yagerageje kumuhatira guhakana ubukristo akoresheje imbaraga zose, ibikangisho binyuranye ndetse n'inkoni. Bibiana amaze kumunanira, uwo mugore yaje kubwira uwo mucamanza ko yaruhiye ubusa ndetse ko yataye igihe. Nuko uwo mucamanza ararakara cyane bikabije, ategeka ko bafata Bibiana bakamukubita inkoni kugeza igihe apfiriye.
Nguko uko Bibiyana yahowe Imana tariki ya 2 Ukuboza mu mwaka wa 363. Nyuma yaho bafashe umurambo we bawujugunya mu gisambu kugira ngo aribwe n'imbwa. Ariko nk'uko Imana irinda n'imirambo y'abayoboke bayo, imbwa ntizamuriye. Ahubwo nyuma y'iminsi 2, umupadiri w'intwari yashoboye gufata umurambo we ajya kuwushyingura iruhande rw'imva ya Dafuruza na Demetiriya. Nguko amateka make twabashije kubona y'umutagatifu Bibiyana cyangwa se Viviyana. Ushobora no gusanga bamwe bavuga Bibiyane cyangwa Viviyane. Bibiyana mutagatifu, udusabire. Turakomeza kubashimira kandi munakora subscribe kugira ngo dukomeze kubana muri iki kiganiro, tunasangiza inshuti, tumenye kandi twigire ku mateka y'abatagatifu babashije gutambuka muri kiliziya turimo y'abari mu rugendo, bakabasha kugera muri kiliziya y'abatsinze. Kandi natwe dusabe kugira ngo ubutumwa badusigiye abe ariho buzatugeza. Nyagasani Yezu nabane namwe.